Muraho neza twongeye kubakira kuri Anne TV show, mwebwe muri mu gihugu cyacu, abari hanze i Burundi, Uganda, France, muri Amerika. Nukuri njye mbona comments zanyu zikanshimisha kandi ndabakunda cyane. Mukomeze mudutere inkunga muri bwa buryo bwa subscribe, share and comment. Nizere ko mumeze neza, nimba utameze neza uyu munsi ejo bizagenda neza, kubera ko iyi si turimo ubuzima uyu munsi bari bwiza ejo bukaba bumeze nabi. Rero mwihangane kandi mujye mugira ibyiringiro by'ejo hazaza. Hano kuri kamera twakiriye umubyeyi. Uraho neza mama? Muraho. Amakuru yawe? Amakuru yari meza. Ugiye gutangira ubwira abari kureba Anne TV show amazina ndetse n'aho mwaturutse. Nitwa Mujawimana Adeline, ntuye hano i Nyamata, ubu niho mbarizwa, ubundi ndi hirya mu cyaro ku Murama, ariko ni muri Nyamata. Ego, twari tumaze kuganira na Ange atubwira ubuzima yabayemo. Yavutse ari umwana nk'abandi, agenda neza, nyuma akaza gufatwa n'ubumuga. Ese nk'umubyeyi we wabyakiriye gute? Byabanje kungora, birangora cyane cyane ko atari nawe wenyine, hari mukuru we nawe uba ufite. Ubwo nawe bigenze ko nyine bibanza kungora, ariko igihe cyarageze ndabyakira, mbona ni ibisanzwe nyine, ndavuga ati ni umwana wanjye kandi n'uwanjye pe ntawe uzamumfasha. Ubwo nyine ndabyakira neza, ubu ngubu numva nta kibazo. Utubwiye ko hari umukuru we se nawe yavutse agenda neza cyangwa? Yaragendaga, ubwo nawe bigeze aho biranga. Yaje gufatwa mu gihe cy'umwaka ungana gute? Umukuru urebye we ni nk'aho atigeze agenda, kuko yavutse ubona afite imbaraga nkeya. Ubwo bikomeza gutyo uko agenda akura, bigenda agira umubiri yiremera, birihita byanga. Hanyuma se ubwo ngubwo nka papa w'abana yavugaga iki? We rwose wabonaga ari n'ibintu bisa nk'aho bitanamureba, wabonaga atabyitayeho cyane, wabonaga ari umuntu ukora gusa kugira ngo babone ibyo kurya, ariko iby'ubuzima ukabona ntago abona bimureba cyane. Hanyuma ko hari igihe tujya tugira ibibazo by'imiryango y'aho umuntu aba yarashatse, warashatsemo, ese ho ntago bigeze baguhungabanya cyangwa wenda ngo mugirane amakimbirane? Kereka mbere nshakayo nibwo babanje kunyanga, ariko babona umuhungu waba arankunda akanyitaho, bahita bavuga bati nta kintu twamukoraho, ubwo ngumayo gutyo. Hajemo icyo kibazo nta kibazo byateye rwose. Bavuze ati ni abana, nuko nyine niko bigenze, barabyakira. Ese yaba mu muryango wawe cyangwa mu muryango w'umugabo, hari abantu bigeze bandi bavukana icyo kibazo cyangwa bagiramo icyo kibazo, ku buryo wenda umuntu ashobora kuvuga ati wenda byavuye mu muryango? Aho hafi mu muryango hafi nta muntu nigeze mbibonana nawe. Bivuze ngo namwe byarabatunguye kuba byaraje? Byaradutunguye rwose, natwe n'abazaga kunsura bose barababonaga, akavuga ati si ibi bintu byavuye hehe, byagenze gute ko mbona no mu miryango yacu ntababamo. Nyine nabo byarabatunguye. Ese nta gihe wigeze ujya mu cyumba ngo wiherere ubwire Imana ati si bundi Mana kubera iki wivovote? Nabayeyo kenshi cyane, ahubwo nyuma yaho bamaze gukura niho nakunze kujyayo kenshi cyane, ari nabyo byiringiro. Imana ikambwira ati bazakira, Imana izabakiza. Njye nakunze kuba mu byumba cyane. Hanyuma se ubwo ubuzima bwo kuba bajya ku ishuri, kubamenyera icyo barya, icyo kwambara, byabaga bimeze gute ho?
kumenya ibyo barya byo ntago nabiburaga cyane kuko ise wabo yarabakoreraga n'umuntu ukora yarabakoreraga ariko nk'ibintu byo kwambara cyangwa se utundi tubazo tundi nitwo twangoraga kubera ntago yabyumvaga cyane we yaravugaga ati barye ariko ibindi nabibonaga gake cyane. ubwo ni ukuvuga ngo ni we wabozaga ukabitaho byose muri rusange pe n'ubu ngubu njya mbasaba imbabazi muri iyo minsi bakiri bato ntabwo nabitagaho ko nagendaga ku gisure cy'umugabo akambwira ati jya gukora ubwo nkagenda ntabwo abana bakiri bato nabitayeho kubera nabarebaga ariko uko bisanzwe uko bikwiye ntabwo nabitayeho nk'uko bikwiye. ese abaturanyi bo bagufataga gute cyane ko wari umaze kugira abana babiri bameze gutyo wumvaga impumeko cyangwa umubano wabo ari uwuhe nawe? abaturanyi basaga nk'aho bampaye n'akato haba ati abana babiri bose ati hariya rwose mana yanjye baranyangaga usibye ko Imana abana banjye wagira ngo Imana yari yabahaye umugisha bagiraga igikundiro abantu ubabonye wese agahita bakunda ariko abaho ngaho duturanye barabangaga ku buryo bakundwaga n'abantu bo hirya kenshi bakaza no kubasura bakavuga ati se bariya abantu baje kubasura biriya bimuga buriya barabasuramo gake ariko abaho ngaho hafi wabonaga batabiyumvamo cyane. Ange atubwiye ko ari umukobwa witeje imbere nyuma yo kunyura muri ibyo bibazo byose noneho agashaka kwiteza imbere agakora atakiri wa muntu ukeneye impa wabyakiriye gute? byaranshimishije cyane n'ubu ngubu rwose pe navuga ngo niwe utugize. Imana yamwigishije gukora ku mwuga ubu ngubu rwose niwe udutunze n'iyo adahari nibaza n'ukuntu njye nanabikora nkumva birancanze ariko iyo ahari mba numva akazi turi bugakore neza nta kibazo nabyakiye neza cyane. njya mbona nabonye ari wowe waje umufite ese igihe cyose hagiye niwe mugendana? igihe cyose isaha yose sibye nk'iyo nananiwe ngiye nk'ahantu tugahura nk'umuntu akanyakira muri ako kanya ariko ubundi ahandi hose ni njyewe uba uri kumwe nawe. papa w'abana wavuze ko yajyaga kwishakira ibibatunga ubu ngubu amaze kubona abana noneho babasha gukora we yabyakiriye gute? nta kubyakira ntako n'ubu iyi saha tuvugana ntago azi icyo bakora ntiyanavuga ati reka wenda ngende mpengereze ndebe ikintu bakora nta kintu azi usibye kumva ngo ari Nyamata ari kwiga yararangije sakora iki n'iki nta kintu bimubwiye ahubwo usanga avuga ati bariya bana yirirwa inyuma se bazamumarira iki n'ubundi ni uko isateye. bivuze ngo ntago mubana? ntago tubana. ese mwaje gutandukana n'abana cyangwa ni ikindi kibazo cyavuye? n'ubundi ubusanzwe kuva namushaka nta bihe byiza twigeze tugirana twarabigize kubera ko nyine twari abantu mbere twari tutarakizwa tubanaho nabi ariko na mbere bigezemo hagati asa nk'ukizwa ndavuga ati ubwakijijwe wenda bya bindi yakoraga bibi yankoreraga agiye kubireka. Imana imuha n'umugisha aba n'umufasha w'umudugudu nahise mbona ko nta kintu ahindutsemo ariko ndihangana tubibanamo gutya ari umuyobozi tubibanamo nkihangana ngo hatagira ikintu cy'igitotsi kivuka mu rugo rw'abakristo bigisha ndihangana numva rwose ko bingoye ubwo rero igihe cyarageze kubera ntabwo twumvikanaga neza buri kimwe cyose nta kintu twumvikanagaho
ko byari birenze. Ubwo rero habayeho no kuza ku ishuri, uyu mwana aza ku ishuri twabigiye inama, ariko nyine abyanga, ariko kuko njye nari maze kumenya icyo nkora icyo ari cyo, biba ngombwa ko nshyira ku gahato kanjye ko umwana agomba kujya kwiga, kuko yari yaracikirije amashuri, ari umushinga uje uvuga uti abana bacikirije bafite ubumuga bazajye kwiga aha n'aha. Njye mbigiramo agahato, ndahata, ndavuga ati nagenda ajye ku ishuri. Icyo gihe nguza amafaranga mujyana, kuko twabyumvikanye na Sara, namubwira ati ari ukumujyana kuri moto kuko ufite moto. Arambwira ati moto ntabwo ijyamo amazi. Namwe noneho hari ugukodesha moto ukajya tukamuha 40 ku kwezi, nabyo arabyanga. Ese ari ugufata inzu akajya hafi ukajya uyishyura, nabyo arabyanga. Njyewe mu bushobozi bwanjye ndavuga ati reka mfate inzu i Nyamata abemo, njye mujyana hafi, umugabo nankunda akankundira n'abana tuzafatanya, azajya nsayidira. Ubwo nabikoze ntyo, ariko ku bw'ibyo byose n'iyi saha ntiyari yaza kureba ko umwana yarangije ku ishuri, ntiyari yaza, nta kintu mbese n'icyo amfashaho. Ubwo nyine nuko nahise muzana ku ishuri, nuko twabaye inaha ngaha. Bivuze ngo intandaro yo gutandukana ishobora kuba yaravuye ku bana. Urebye yavuye ku bana, ariko rero n'ubundi twari dusanzwe tubanyeho nabi, nuko nanjye nahise ntekereza ndavuga ati n'ubundi ntacyo yamfashaga, n'inzu no mu rugo n'ubundi nta gaciro nari mpafite. Ndavuga ndeka cyane ko navuga ati umwana wanjye narangiza ahita abona n'ahantu akora, ndavuga ati ubwo nabonye n'akazi sinajya mujyana mu rugo ngo njye mujyana kuri arite ku kazi, reka ngume inaha ngaha. Ubwo nawe yitwara nabi, numva afite imyitwarire mubi, hirya ngiye mpita nanjye nanacika no kujyayo nkomeza inaha ngaha. Ese yaba yarashatse undi mugore cyangwa arakibana gutyo? Ntiwamenye ibye, araba afite ku mpande, ariko ntawe yari yashyira mu rugo bigaragara. None se ntabwo ajya agira wenda igihe ngo ahamagare akubwira ati se abana bameze gute wowe, ibintu nk'ibyo? Wapi, ntabwo ajya ampamagara, kereka muri ariya mezi 6 umwana akiri ku ishuri nibwo nambonaga binshanze binyobeye, nkamanuka nkamuregera nk'abantu dusengana b'abayobozi, tukaburana, nkavuga ati umwana akeneye iki, akabyemera, ariko ntagire ikintu n'icyo akora. Kuko twaburanye nk'inshuro zigeze kuri 4, avuga ati nzagura umwana computer ntayimugurire, akavuga ati nzishyura inzu abamo ntabyishyure. Nta kintu n'iki, nta kintu tuvugana, ntacyo. Hanyuma abana bo babivugaho iki, babitekereza? Ange, urumva ubwo buzima mama yarabayemo, nkamwe muri rusange mwabibonaga, mwumvaga mumeze gute, reaction yanyu? Urumva nyine byabaga bigoye, kuko nyine twitwara abana, urumva nta kintu twari kurenza, ubona nicyo twari kubikoraho. Urumva nyine twariyakiriye, tukaba hamwe, tugashyira hamwe nyine abo twumvikana, ariko ntabwo byari ibintu byoroshye. Ese ntabwo igihe kigeze kigera ngo uvuge uti kubaho ntafite papa, ndeba mama wenyine, kandi papa afite uburyo bwo kuba yakora agafasha mama, ubuzima bukagenda neza? Ntabwo wigeze ugira icyo gihe ngo biguhungabanyeho ku marangamutima yawe? Urumva ntabwo byari kubura, ariko nyine kuko ariko umuntu yari ameze, urumva ntabwo wafata umuntu nyine ngo umuhindure, ahubwo nyine kereka muri we agize icyo gitekerezo cyangwa se akiyumvamo yuko bishoboka kandi bikwiye akabikora. Ariko nyine ubwo nuko kuko nawe yarabibonaga. Ukwiriye rero kubaha mama kuko yararwanye pe, ubutwari bwiwe ujya ububona. Ni iyihe mpano umufitiye uzamuhereza nk'umuntu wakurwanyeho uri umwana, uyu munsi ukaba uri umukobwa mwiza, wambwiye ko abantu bajya bakubwira ko uri mwiza, ni iyihe mpano wumva umufitiye? Urumva nyine irahari, ariko ngiye kuyivuga
byaba birangiye ariko ndabizi kwihare ni surprise. Yego mama tukugarutseho wanyuze muri ubwo buzima n'abana wenyine, uyu munsi wa none abana babasha gukora mukabaho, ndetse ntekereza ko hari n'ibyo ugenda wibagirwa kubera yuko ubona ko abana bakora kandi bafite ejo heza hazaza. Wumva wishimye bingana gute? Ndishimye cyane, ndishimye ntabwo nabikubwira ukuntu nishimye. Byonyine kuba turi kumwe, njya ntekereza ukuntu bibanaga mu nzu bonyine, nagiye gukora, njya ndeba ukuntu batabasha kwibyutsa, umukuru ntiyibyutsa. Ndeba ukuntu mubyutsa, natekereza ukuntu namubyutsaga numvaga ndakaraje. Ariko ndishimye cyane kuba mbari impande, nkabakorera kimwe cyose mu bushobozi mfite. Humura kandi ukomere cyane. Ni iki wabwira noneho wenda abandi babyeyi babayeho muri ubwo buzima? Abagabo uyu munsi wa none urabizi ibintu byerekeranye na divorce ukuntu biba bimeze. Ese nkawe noneho wagize n'icyo kibazo, umugabo akaguta, hakazamo n'ikibazo cy'abana, ni iki wabwira ababyeyi nk'abo ngabo babayeho muri ubwo buzima? Ikintu nababwira pe, begera abana babo baganire, bihuze, baganire, basabane imbabazi, babe umwe. Nta kintu batageraho nibihuza pe, nta kintu batazageraho kandi bazishima banezerwe. Ibintu byose bazabyibagirwa, ibibi byose nibahuza bagatuza bagashyira hamwe, nta kintu batazageraho pe. Ese ujya wumva hari igihe abana bavuga ngo ko bashaka kubahuza we na papa mukaba mwakongera mugasubirana? Ese wabyemera? Ni kenshi babigerageje ngo baduhuze isaranga, ariko ku bw'ibyo byose nanjye mba numva nta kintu cyampuza nawe. Cyane ko abana bamaze gukura, iterambere ryaraje, ntabwo kivunika nka mbere. Ntabwo nkivunika nka mbere, nta rutoto, nta nduru, nta kintu rwose. Nkanaduke nkarya, nkaryama neza, nkabyuka nabishatse ntabyukijwe. Muri make ufite amahoro? Ufite amahoro rwose pe. Hanyuma rero twerekera ku musozo, ni iki wabwira abakurikiye Anne TV show muri rusange, abanyarwanda cyangwa n'abari hanze y'igihugu? Icyo nababwira ni ukugira umutima ukunda abantu, umwe wese akareba mugenzi we akamenya ko ari mugenzi we, akamukunda nk'uko nawe yakwikunda. Nkababwira nti rwose umuntu ni nk'undi. Urakoze cyane. Dushimiye Ange ndetse na mama we batugejejeho urugendo rw'ubuzima banyuzemo. Ni ibintu bitoroshye ariko babiciyemo byose. Uyu munsi wa none barashima Imana ndetse bishimiye n'ubuzima barimo, ko igihe cyaje kugera ubuzima bugahinduka. Uyu munsi wa none Ange, ibintu biba ari bibi ejo bikagenda neza. Tukwifurije gukomeza gutera imbere, kandi mama nawe humura, abana bazakomeza baguhereze cya kindi wifuzaga, kwambara igitenge cyiza. Ndabizi hari igihe ucyageraga ko base nanjye nzambara nk'abandi babyeyi, ariko ibyo byose ni ibintu iyo wasenze Imana ibiguheramo umugisha. Turabashimiye cyane kandi mwakoze cyane. Namwe murakoze.